kumva ko hari icyiza cyakorwa n'abana bo ku muhanda bamwe twita ba mayibobo. Tutitaye ku cyabibateye, usanga tubashyira mu gatebo k'abanywi b'ibiyobyabwenge, abasinzi, abajura, indaya, ibisambo, abanyamwanda, abatagira uburere n'ikinyabupfura, n'abagizi ba nabi. Ntituba tunifuza ko batwegera kuko twumva ko banuka. Nguhaye ikaze mu mateka y'indirimbo ya 52 yo guhimbaza Imana ikoreshwa n'Abadiventiste umunsi wa 7 yitwa Soko y'umugisha. Nge nitwa Engineer Sirumva Dani. Ikibazo dukwiriye kwibaza ariko ni iki ngo byibura hari uwo twigeze tuganiriza tumubaza impamvu yagize kuba muri ubwo buzima bwa mayibobo? Hari uwo se twiyegereje turamuganiriza turamufasha tugamije ko ahindura imyumvire? Duhora tureba igitsure iyo badusabye igiceri, tukabima tuvuga ko ayo badusaba cyangwa se amafaranga badusaba bagiye kuyanywera kore cyangwa se umugongo w'ingona ariyo bita kanyanga, umuti cyangwa se urumogi, cyangwa tubima igiceri tuvuga ko bagamije kujya horo na swingi. Ibyo ni ugusinda ndetse no guta ubwenge. Ninde byibura wanze kumuha icyo giceri ariko akakimuguriramo byibura icyo kurya? Imimerere abana bo ku muhanda babamo ni nk'iyo umwanditsi w'indirimbo ya 52 Soko y'umugisha yabayemo akiri muto ariko akaza kuyivamo. Robert Robinson dukesha iyi ndirimbo ya 52 Soko y'umugisha yavukiye i Swaffham, aha ni mu gace ka Norfolk mu Bwongereza. Hari tariki ya 27 z'ukwa 9 mu mwaka w'igihumbi 1735. Se yitwaga Michael Robinson, wari umwakirizi w'imisoro, naho nyina akitwa Mary Wilken. Ku myaka 5 gusa Robert Robinson yapfushije se. Sekuru wa Robert Robinson ubyara nyina bwana Robert Wilken yari umukire wubashywe cyane mu gace ka Meredinor. Utari waranigeze yishimira ubukwe bw'umukobwa we, ntacyo yafashije Robert wenda ngo agire icyo amuraga uretse gusa amashiringi 100 n'uduceri duke. Byasabye ko nyirarume wa Robert Robinson ari we umurihira amashuri abanza kuko nyina nta bushobozi yari afite nubwo yakundaga Imana cyane. Nyina bibonye atyo yohereje Robert Robinson i London kwiga umwuga wo gutunganya imisatsi ngo yigishwe n'inzobere mu gutunganya imisatsi Joseph Anderson wari uzwi cyane i London. Nk'uko umuhanga mu ndirimbo zo guhimbaza Imana za 350 Kenneth Osbeck abivuga ngo amagambo ari mu gitero cya 3 avuga ngo ngoswe n'ibingerageza byinshi ngo ndeke iyo Mana nkunda, arenguriza ku buzima Robert Robinson yabayeho akiri muto, aho yari yagiye kwiga, aho yabaye mu kigare itsinda cyangwa agakundi k'abantu bafite ingeso mbi nko kunywa ibiyobyabwenge ndetse n'amabandi n'abagizi ba nabi. Ubuzima yabubayemo imyaka 3 yose. Igihe yari amaze kuba ingimbi, yatse akazi ko gukora muri salo zitunganya imisatsi. Yashyiragaho imihati myinshi akiri umusore kugira ngo abashe gutunga nyina
na barumuna be. Kubera gushaka ibyatunga umuryango byamubujije kwiga amashuri menshi. Kubera gukora cyane yamenye gukora ibintu byinshi ku bijyanye no gutunganya imisatsi. Muri bwa buzima bw'abana bo ku muhanda, umunsi umwe cya kigare cy'abagizi ba nabi Robert Robinson yabagamo cyafashe umugore wari wasinze agenda asaba akazi. Bamumenyeho inzoga bamukanga ngo bamwake udufaranga duke yari afite. Uyu mugore yatunze urutoki Robinson aramubwira ati, ukwiriye guharanira kuzabyara no kuzagira abuzukuru. Aya magambo yakoze ku mutima wa Robinson, yumva ko akwiriye guhindura ubuzima yarimo kugira ngo abe umugabo koko wabyara akarera. Burya n'umusinzi yatubwiriza. Afite imyaka 20 y'ubukuru, Robert Robinson yumvise ijambo ry'Imana ryabwirizwaga n'umuvugabutumwa wo mu Methodist George Whitfield kandi rimugiraho impinduka. Birashoboka ko atazibagirwa ikibwirizwa George Whitfield yabwirije tariki ya 10 z'ukwa 12 mu mwaka w'1755. Iki cyari gishingiye muri Matayo igice cya 3 umurongo wa 7, aho Yohana yabwiraga abari baje kumwumva ati, mwabana b'incira mwe, ninde wababuriye ngo muhunge umujinya uzatera? Iri jambo umujinya ugiye gutera ryaramukanguye cyane. Byatumye Robinson yihana, abatirizwa mu idini rya Methodist ndetse ahinduka n'umuvugabutumwa ukomeye ndetse no mu yandi madini. Amwe mu materaniro yayoboraga yashoboraga kwitabirwa n'abantu 1000. Nyuma yo guhinduka kwe mu mwaka w'1755, Robinson yabwirije bwa mbere mu rusengero i Meldinor mu gace ka Suffolk, nuko nyuma ashinga itorero rye i Norwich. Uyu yaje guhindura idini nuko ahinduka umubatista, bituma batizwa. Nanone mu mwaka w'1759 yayoboye ari pastor itorero ry'ababatista rya Stoneyard, aho ni muri Cambridge. Ariyobora imyaka 30, ni ukuvuga kuva mu mwaka w'1767 kugeza mu mwaka w'1790. Umuhanga mu ndirimbo zo guhimbaza Imana w'umubatista witwa William Reynolds yavuze ko Robinson atari umuntu usanzwe nubwo nta mashuri afatika yari yarize. Yari umuhanga n'umubwiriza ukomeye cyane. Mu mwaka w'1790 Robert Robinson yasohoye igitabo cyavugaga ku mateka y'ababatista yise A History of Baptists. Indirimbo ya 52 Soko y'umugisha yayihimbye mu mwaka w'1758 amaze nk'imyaka 3 gusa yihannye. Indirimbo yashyizwe mu gitabo cy'indirimbo cyamamaye mu mwaka w'1759. Martin Madam yayishyize mu gitabo cy'indirimbo mu mwaka w'1760, ariko akuyemo ibice bimwe na bimwe byayo. Iyi ndirimbo yashyizwe mu njyana na John Wesley Nettleton. Ku mpamvu tutazi icyayiteye, yaje guhinduka iby'Imana bivamo, aba umupagani nk'abandi bose. Hashize nk'umwaka umwe ari muri bisi, yahahuriye n'umukobwa umwe wagendaga yiririmbira indirimbo ivuga ngo, Ngwino Soko y'umugisha, mpa umutima ugushima,
migezi idakama myiza, tugusingize cyane. Unyigishe kukuramya iteka kandi menye ubwiza bwawe, kwiringira ubwami bwawe, kunyuzuza urukundo. Ubwo uyu mwari yamaraga kuririmba iyi ndirimbo, yarahindukiye abaza Robert Robinson ati, aya magambo y'iyi ndirimbo urayumva ute? N'ikiniga cyinshi cyane, Robert Robinson yasubije umukobwa ati, mukobwa, ninjye mugabo wari ufite intimba wanditse iyo ndirimbo mu myaka myinshi ishize, kandi nashoboraga gutanga amagambo menshi iyo ubu nza kuba meze nk'uko icyo gihe nayanditse meze. Robert Robinson yahise ahindukirira Imana, akomeza kuyikorera kugeza apfuye tariki ya 8 z'ukwa gatandatu mu mwaka w'1790. Iyi ni indirimbo ya 52 mu gitabo cyo guhimbaza Imana gikoreshwa n'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi mu Kinyarwanda. Ni indirimbo yahimbwe inandikwa na Robert Robinson, ishyirwa mu njyana na John Wesley Nettleton. Iyi ndirimbo ibarwa 3/4, ikaririmbirwa ku rufunguzo rwa E flat. Ni indirimbo y'isengesho. Niba ubabajwe n'ibyaha, abo mwabifatanyaga bakaba bakajije umurego mu kugukoba no mu kugushukashuka, ndetse ibigeragezo ni byinshi ngo ukunde ureke iyo Mana ukunda. Humura, imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba. Biri muri Yohana igice cya 7 umurongo wa 38. Amashimwe azahita aboneka mu mutima, maze indirimbo zisingiza Imana no kwiramya ziririmbwe. Ntibizarangiriraho, kandi bizaba nk'umwenda w'imbabazi, aho uzumva ufitiye impuhwe abataramenya Yesu, ngo nabo abatarure aho bazimiriye. Unyizera, imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nk'uko ibyanditswe byera bivuga muri Yohana igice cya 7 umurongo wa 38. Umuntu azaba nkaho kwikinga umuyaga n'ubwugamo bw'umugaru, nk'imigezi y'amazi ahantu humye, n'igicucu cy'igitare kinini mu gihugu kirushya. Iyi ndirimbo nziza ndayigutuye, indirimbo yitwa Ngwino Soko y'umugisha. Njye wagutunganyirije amateka nkanakugezaho, nitwa Engineer Dani.